ese wari uzi ko kwiyemera cyane ari uburwayi? Ushobora guhura n'umuntu akakubwira ibintu, uhura n'umuntu igihe cyose ahora yiyemeye, uhura n'umuntu igihe cyose nyine bwiyemezi ni imbere cyane, buriya n'uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo burwayi bwo mu mutwe babwita narcissistic personality disorder. Ni uburwayi bwo mu mutwe butuma umuntu yitwara bitandukanye nk'uko umuntu nyine uri normal agomba kwitwara, kandi ubu ni uburwayi abantu benshi bafite. Ndagira ngo tubuganireho by'umwihariko turebe ku bimenyetso. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku muntu ufite iyi ndwara ya narcissistic personality disorder cyangwa se kwemera bikabije, igihe cyose ahora akunda attention. Ndakora ibi bandebe, ndakora biriya bandebe, ndavuga ko mfite ibi banyiteho, nyine bashaka attention igihe cyose. Ikindi ni ukwiyemera bikabije, ariyemera bikabije, avuga ibyo adafite, avuga ko akora ibi adakora, avuga ko azatunga ibi wenda atazanabitunga maybe kuko ngo ahazaza haratwite ntabwo tuhazi. Ikindi ni ukumva ko ari we muntu nyine w'igihangange cyane, cyangwa se ari we muntu bagomba guhanga amaso. Ubu ni uburwayi bwo mu mutwe kandi bukomeye, kandi abantu muri iyi minsi dufite turi benshi. Njyewe I'm talking from experience, ndavuga nkurikije ibyo mbona. Hari igihe umuntu aza akambwira ati burya wari ubizi rikagoye, mfite ibi n'ibi. Kubera ko njyewe nyine iyo umbwiye ibintu ndabyumva, ariko nanone iyo ushatse kunyereka ko uri kubikora nk'aho ushaka kugira nk'akazi, I take my time, ndagusipayinga nkabireba koko ese ibintu uri kumbwira ko ufite ubundi urabifite cyangwa ni bimwe by'abantu. Ugahura n'umuntu ese buriya iwacu dufite ibi, kubera ko utazi iwabo akakubwira ibintu bafite. Iwacu dutunze, iwacu dukora ibi, kubera ko azi neza ko utazajyayo akabikubwira. Ejo murahuye muhuriye muri bisi, ngiye nkora ibi, wenda ni n'umujura, ngiye nkora ibi, ibi n'ibi nzi kubikora, ibi ndabizi, ibi n'ibi. Nyine ugasanga umuntu avuga n'ibintu rimwe na rimwe noneho akanivamo. Hari ukuntu umuntu avuga ibintu ubona hari umuntu uvuga ibintu nyine akakomereza kuri one tongue, agakoresha ururimi rumwe. Ariko umuntu wiyemera akenshi ufite n'ubu burwayi bwo mu mutwe bwa narcissistic personality disorder bwo kwemera bikabije, uyu munsi avuga ko afite ibi, ejo akabihindura. Uyu munsi azakubwira ko noneho mu bakobwa ho n'abagore ni ibintu bihari. Arabona umugore runaka ari kubaho kuri standard, wenda umugabo ahembwa miliyoni 2, we umugabo wa ngofero, umugabo ahembwa n'ibihumbi 50 nabyo ntibigeramo cyangwa 100, ukawumva ushaka kuba nk'umugore uhembwa miliyoni 5, umugabo wazihembwa cyangwa se nawe azihembwa, akakubwira ibintu adafite kandi adafite, akakubwira ibintu atunze kandi ni wowe batigeze banatunga, akakubwira ukuntu abaho kandi iyo ari filime. Hari igihe cyahise navuga ariko abantu babayeho mu buryo bwa filime, abantu bareba filime zikabongoza. Ndi mwene kanaka kandi uwo kanaka nta n'uhari. Abakobwa by'umwihariko arakubwira wenda bitewe n'uko muhuye umeze. Abantu baraza bakabimbwira, usibye ko ngenda byumva kuko ndabizi nyine n'uburwayi bwo mu mutwe abantu bafite, ndabyumva nkakwihorera, nkagushona nkakwihorera. Ariko ejo uhuye na kanaka muraziranye pe, imbere n'inyuma uramuzi, wenda ntawe umenya umuntu 100%, ariko ikintu cyiza ntawe utakimenya. Tubyumvikane, ikintu cyiza ntawe utakimenya. Ariko akubwira ibintu afite akangari, ugasigara uribaza atari ku wundi aba bakora nsinziriye, bakora ndyamye, bimeze bite? Ariko ari ya narcissistic personality disorder, bwa burwayi bwo mu mutwe bwo kwemera bikabije buri kubimutera. Ariko nawe ntabyazi, of course ntabyazi, ariko buriya n'uburwayi kandi bunakomeye, buridingaho no ku kintu kiri danger kindi umuntu atazi. Ikindi wenda abantu dukunda guhura nabyo, wenda abantu mukunda kugendagenda, uragenda ugahura n'umuntu yewe akakwemeza ukuntu ikintu runaka gihari kandi akizana gifite, akakwemeza ukuntu ahantu runaka yahagiye kandi wenda yanabonye no mu gitabo. Iyo nayo ni narcissistic personality disorder. Ni uburwayi bwo mu mutwe bwo kwiyemera bukabije abantu turwaye muri iyi minsi. Abakobwa nyine bwo ngiye kuva ku bakobwa mpindurasije, hari ukuntu buri inshuti n'umukobwa bitewe n'ukuntu yakubonye akumva ko arakubwira ko ngiye mfite boyfriend wanjye ameze gutya, mfite boyfriend wanjye ibi n'ibi, boyfriend wanjye ankorera ibi n'ibi, boyfriend wanjye yanguriye ibi, kandi nta n'uhari, ari ingofero, ari gafirifiri. Ariko kubera ko afite ukuntu yakubonye, kubera ko ari standard ashaka kuba ashaka kwa upgradinga binyuze muri ibyo bintu akubwira,
kubera niyo narcissistic personality disorder, ubwo burwayi bwo mu mutwe bwo kwemera bukabije, azaza bikubwire anaguhe fact, uri umuntu utari wemera vuba uhita ubyemera kandi ari kubeshya. Wayi, iyi ni indwara iri mu bantu benshi, ni indwara iturimo n'urubyiruko. Umujene abona mugenzi we ntuzi aho yakuye amafaranga, murahuye yambaye inkweto y'ibihumbi 100, nawe kugira ngo uvuge uti kanze nkwemeze uzajya kuyitira rimwe na rimwe nayibe. Iyo nayo ni narcissistic personality disorder iri kwica abantu kuri ubu ngubu. Uragenda ahantu runaka, ubone runaka yambaye ikanzu nziza y'ibihumbi 100, ntabwo uzi aho akora of course, nta nubwo uzi yaba ari, ntabwo uzi, nta kintu na kimwe umuziho, ariko umve ko ushaka kuba nkawe, uzagenda umbwira atuzi iyo kanzu, uzi iyo kanzu, so wibanye muri Zara. Ngewe natunze za Louis Vuitton nk'igihumbi, ngewe natunze za Louis Watt nk'igihumbi. Umugore, ako abagore nibo mbibona ukesha. Abagabo, umugabo agira na limite, kuko wenda we mugabo anytime birahinduka, ariko abagore turanabikabiriza, hakazamo n'ikintu cy'ishyari, kandi nabyo byo n'uburwayi bwo mu mutwe. Ikintu cyose kiri overdoing ni uburwayi bwo mu mutwe. Ishyari rikabije ni uburwayi bwo mu mutwe. Kwemera bikabije, ibi ni mentally, ni ibisazi kabari kombyita. Sorry, I'm using this kind of, gukoresha ururimi rutari rwizirangaje si nziza, ariko ibi ni ibintu bihari, ni ibintu biri obvious, right? Urashaka kubaho nka kanaka kugira ngo bigende bite. Abantu ntabwo tugishaka kubaho nkatwe, nge inshuti zanjye nkunda kuzibwira, niba mu bantu 1000 muziranye warampisemo ngo inshuti yanjye, nge ntabwo nzi kuza ngo nzaza mu nkwiyemereho ngo bikunde, kuko iyo ni personality ntafite. Ntabwo nziyemera ngo bikunde, ntabwo nzigira uwo ntari we, nge ndikagoyire, ntabwo nzaba kantengwa, ntabwo nzaba karigirwa, ntabwo nzaba kamanzi. Ni jyewe. Ufite impamvu wampisemo, ufite impamvu muri abo bantu bose 1000 muvugana, ari nge muntu wahisemo, ari nge muntu uganiriza, ari nge muntu ubwira agahinda kawe, ntabwo nzaza njyewe ngo ntabwo nge nzigera nzaho nkwigiraho uwo ntari we. Okay, wenda ndavuga nkanjye nyine kwera nzi ibyo bintu bya narcissistic personality disorder, ariko ibintu biri ahantu hose. Urahura n'umuntu agashaka kubwira ukuntu atigeze nabaho, wenda bibonye no muri filime akavuga ati nanjye reka editing hari nishyireho ibyo bintu uko byambayeho, editing nishyireho ko ibi nanjye nahuye nabyo, editing mvuge ko binanjye ibi nawe wumve ko nyine ufite ibyo bintu. Iyo ntago ari uzakura prestige. Bikubwire niba uri kubahwa urubahwa. Mama wacu n'ukunda kutubwira ati niba kugira ngo rubanda rukubahe ntago ruzakubaho kuko hari ibyo utunze n'ibyo ufite. No, bazakubaha nyine kuko hari ibyo ukunda, ko hari ibyo ukora ubikunda. Ntabwo uzazumbwire ngo njyewe ngo mfite inzu, turangana, uri umujene mugenzi wanjye, uzazumbeshye ko ufite inzu, ukora aha n'aha. Turaziranye man, this Gen Z generation, this Gen Z season, turaziranye how things are operated. Uzaza ubimbwire mbyumve, ariko I promise myself ntabwo nziblaminga for what I don't have and what I'm not going to achieve in a blink of an eye, kuko ntabwo nzi iyo wabikuye. Ariko niba uri kubahwa nyine uzubaho. Ibyo uvuga utunze ntabwo aribyo bizatuma bakubaha, uko wigira ntabwo ibyo ukora nibyo bizakubahisha. Bikubwire niba umuntu azakubona kumva ko agomba kukubaha, azakubaha. Ntabwo azakubaha kuko wavuze ko ukora ibi, ukora muri ministeri, utanayikora muri n'umupuranto cyangwa se uri n'umukirina. Uvuge ko ufite umugabo w'umuganga, wenda ari n'umutravayer kwa muganga. Uvuge ko ufite umugabo ukora muri banki, wenda akora isuku muri banki. Ntabwo kwirirwa uraza umbwire ko wagiye ku Gisenyi gutembera, wari waragiye urugendo no gushyingura, ufite impamvu runaka zakujyana, ari byo bizatuma ngiye nkubaha. No, nzakwaho ko hari icyo, there is something you are providing to the community, kandi there is some way, my perspective, there is some way I'm seeing you according to my perspective, kanjye nk'umuntu ureba. Iyi narcissistic personality disorder ni uburwayi buhari, ariko none bwavurwa. Wikwigira utari we. At the end of the day, ngewe iyo twamenyanye unyiyemeraho nkabimenya, ntabwo nkuhereza, ndaguhereza back to back, fire for fire. Ntabwo njya kuko nyine wanyeretse uko utari, first impression it matters, right? Nunyereka uko utari, ntabwo nzatinya nanjye kukwereka uko ndi. Ntabwo nzaza ngo nkubwire urajya kwirirwa, ubundi se urajya kwirirwa uravuga ibyo utunze ipurwa. Umuntu utunze aravuga se? Umuntu utunze se yirirwa ararata ibyo afite? Urajya kwirirwa uvuga ibyo amadesign wambara? Okay, that's good for you. Clap for yourself. Nibyo urayambara. Uraza kwirirwa wiyemera kuntu
I was talking to someone and then turi kuganira kuri story z'amazu arambwira ati buriya sura ba nk'iriya nzu ati njyewe kwibaka se ni iminota ingahe bro turaziranye nta na business nzi araninga business yibanza idafite n'ibihumbi 200 ariko araba ati iriya ati iminota 3 ubwo nyine bwari uburyo bwo gushaka kwerekana ko abo bantu bafite iyo nzu nyine ari like they are just ni nk'utuntu nta nubwo ari n'abantu n'utuntu urumva ariko I just wanna tell you niyo ufite nubona bikabije uzajye kwa muganga ushaka inama. Iyi narcissism personality disorder wenda uburwayi bwo mu mutwe hano mu Rwanda cyangwa se ku maintaining mental health uburwayi ubuzima bwo mu mutwe ni ibintu tutarateramo imbere ariko ni ibintu bihari. Rero biba byiza niba ubona bikabije jya kwa muganga ushaka ubufasha hakiri kare kuko ibyo bizatuma sosiyete kwanga rubanda ruzagufata ukundi utari. Rero biba byiza ushatse ubufasha hakiri kare bitaraba nabi utazirukanka kubera iyi ndwara yo kwiyemera bikabije. So thank you so much sharing ku bandi bantu, commenting, and subscribing.